Igihe ni iki nawe ukaba wakwitungira ikibanza muri Kigali. Ni ikibanza kiri ku muhanda, si ngo urawubona. Ni ikibanza kimeze neza cyane kuko gifite 15 kuri 20 metero kare, ni 300 cyangwa se zirengaho gakeya. Ni icyo kibanza ubona gikorotiye n'imiyenzi, kiri ahantu heza, ni muri Kigali ku mafaranga make. Reka mpite nkubwira ngo miliyoni 2 burya wabona icyo uzimaza. Wagura ubutaka bwa miliyoni 2 i Kigali, nawe ugatura i Kigali, cyangwa se ukagira ubutaka i Kigali. Ubutaka bwa Kigali buzamuka vuba. Zana miliyoni 2 ugure hano hantu. Ibindi bintu wambaza kuri kino kibanza, icyangombwa kirahari. Ntabwo ari mu miturire, ni mu buhinzi, ariko wibuke yuko hano hantu haba hatuye n'abandi bantu benshi. Ubundi si 80% bo mu mujyi wa Kigali ntibatuye mu buhinzi. Wese uhatuye wabiki. So ngwino rero ugure buno butaka, ejo cyangwa ejo bundi hahinduka mu miturire, ukahasabira icyangombwa cyo kubaka, cyangwa se utahubaka ugakomeza uhabitse kugeza igihe amafaranga azikubira inshuro runaka ushaka. Reka nkwibutse ko nta muntu waguze ubutaka ngo ahombe. Ni hafi y'umujyi wa Kigali kubera ko umuhanda urahagera, kandi kuhava kugera aho mwita mu mujyi n'ubundi ni amafaranga atarenze 1000 kuri bisi, cyangwa se 2000 kuri moto. Ku bindi bisobanuro rero nyandikira kuri WhatsApp, uyongeye ureba kuri screen yawe, cyangwa se umpamagare. Nyamuneka wipfusha amafaranga ubusa ngo ni make. Yagura ubutaka muri Kigali, ahantu ejo cyangwa ejo bundi hashobora kuza site cyangwa se imiturire, nawe ukagenda ukagubwa neza. N'abandi nuko batuye Kigali bagiye bagura ha make, ejo hakaba hageze site n'imiturire n'umuhanda wa kaburimbo, ugasanga amateka ahise ahinduka. Kandi wanga kuhagura uyu munsi ukayanywa inzoga, ukazabyicuzanya umusanze bahatuye, ukavuga ngo ngo hano hantu ngo bambwiye ko hari miliyoni 2 ngo nanga kuhishura ngo ni menshi, ngo none dore sha. Cyangwa ejo ukazaza kuhakodesha inzu ari 50,000 cyangwa 100, waranze kuhagura miliyoni 2. Fata icyemeza aka kanya.